ndanyiterwa n'umwarimu wanyigishaga ariko yangaragarizaga yuko ari ubufasha ari kumva kanyereka ko angunze ariko nyine ari ibintu biraho bisanzwe nyaka kari kumfasha mu gatandatu primeri ngaruza kwimuka nje gusura mu mbere segonderi byatangiye nyine hari nigeze kubura ibikoresho makayi n'amakaramu arangije arabingurira amaze kubingura bihera aho ngaho kajya mfasha umwana arashukwa gucyo umwana umubwiye ngo kora muntu kandi wabonye ukuntu ndarangwa umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima bakamubwira ngo jya gutema umuntu akamutema nta kintu bapfa niko abantu dukwiye kuyobora abandi niko wagira ngo niko dusigaye tumeze. Byagenze gute kugira ngo byare uratangira nyine ubuzima bwa mbere yuko byara no ko byagenze kugira ngo utangire gukundana n'uwo mwarimu byagenze gute? Yamanji yamfasha akajya mfasha udukoresho tumwe na tumwe ko ku ishuri nyine akajya amamagara ngajya kumusura nuko bihera aho ngaho rimwe njya kumusura ngingirana mu nzu niwe wanyishuriraga ariko nyine bariya bakaganira leta yanyishuriraga n'uwo mwarimu wanyishuriraga. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? 14. Uri mu wa mbere segonderi rero aho mfasha nyereka ko ari kumfasha ariko nge ntabwo anyeka ko dukundanye njye sinjye nabonaga ari nk'ibintu biraho bisanzwe nkabona ko nyine ari umuntu uri kumfasha akumfasha ntabwo nabonaga ko yangenera. Byagenze gute rero kugira ngo noneho agutere inda? Byageze aho ngo akajya n'umonge kumusura nabana no mu rugo bari babizi arajya kwigira igicumbi aramwonge kumusura njya kumusura ngezeyo ahita nyingirana mu nzu. Umaze kumenya rero ko wasanga byagenze gute? Ngiye kumenya nariyakiye ntabwo wigeze umubwira? Mubwiye ngo no kumfasha bigira naho njya kumurega kuri isange ngiye kumurega baramuga ati mufashe uno mwana aranga igihe kiragira arigendera. Isange ntabwo bigeze bamufata ngo bamufunge? Ntabwo bamufashe kandi baraje kumureba basanga yagiye baramushatse baramubura. Kandi baramubwiraga ngo agufashe? Naramubwiraga nyine akabyanga kambwiraga ikutegereza yamenye ko bamugiye kumureka aragenda. Nta makuru yaho ari? Ntabwo nyazi pe njye numva ngo Uganda gusimbiza. Ikigo yakoragaho ntabwo yigeze ujyayo? Ni kino ngiki yakoragaho iki ngiki kirano cya Buhanga. Iwabo hari Nkenke. Ubundi yarafite imyaka ingahe cyangwa se yanganaga gute? Imyaka 26. Wowe ufite ingahe? 15. Ubwo ni ukuvuga ngo yaguteye imyaka 15. Noneho rero tubwire ubuzima bw'umwana w'umukobwa nk'ubwo wabayemo ubundi ubona bugira ingaruka zihe cyangwa se bagira ingaruka mu buryo buryo? Ingaruka nagira nuko nabayo nahise mba mu buzima bubi areba aho nabaganira kwa sogokuru bagora barandoteza ngatotezwa bagora baranduka mbisi kagira kumbwira turigi gize kubura umwuzukuru byari hano ngaho uri umwuzukuru hano urabona wa mukobwa ibyo bibazo kandi tuzaba kandaza hanze ariko nyine ubu ngubu ntabwo bakibikora babikora ngitwite bakakwita ikirumbo. Ahoraga baranuka tuyigize kubindanga rwize kuva mu ishuri maze kuva mu ishuri rebura twise ubwo se urabona yo ndaregira ibijyane kwa mugabo wawe no byanze tuvira hanga kikiragira ndagenda mvara mu rugo jya kuba ku mugore wara hepfo mara y'icyumweru birangisha ngazanje ukora umugini waje nsubiza kora umusaza. Noneho rero tujye ku mubano abari basigaye bagirana n'abanyeshuri ibyo bintu koko nibyo hari abari basigaye bateretana n'abanyeshuri? Bibaho hari abari batereta abanyeshuri. Urugero mwanje nguko twatumeze mu ishuri hari n'abandi hariya bateretana n'abanyeshuri bigisha. Kandi abanyeshuri ubundi muri segonderi kuva muri segonderi kumanura ubundi baba bari munsi y'imyaka 18. Ibyo bintu abarimo barabitinyuka ko? Barabitinyuka barabikora. None se mwebwe ntabwo mujya muvugana wenda n'ubuyobozi bwa nka directeur cyangwa n'abadirecteur nabo hari abo bari kundana n'abanyeshuri? Ntabwo mbizi. Ntabwo mujya rimwe na rimwe mubibwira abanyeshuri
diregiteri cyangwa n'ababyeyi mukabwira ati umwarimu nyamara bimeze gutya na gutya? ese bitangira biba ubona bidakaze ubwo igihe kikagira akavamo ingaruka nyuma. Bivuze rero ngo hari n'abarimu n'ubundi bajya basambanya abanyeshuri n'ubwo wenda bamwe na bamwe wenda badatwara inda ariko hari n'ababasambanya. Hari ababasambanya, ibyo bibaho. Uretse wowe kuba byarakubayeho hari n'abo uzi wenda bibaho? Hari n'abandi bibaho. Uburyo wabihamya ko ari ukuri? Abantu bavuga ko ibyo bintu bibaho, wababwira ati ni ukuri koko bibaho? Bibaho da. Byambayeho gutya muri magize wanjye ati harya uyu mwana ndagira sindagira na nyina, ikibazo cy'amakaye urakigira ati ndakigira, nta kibazo, uti niba ushobora kumufasha umufashe, kumufasha ahubwo bibyaye iki, bivutsemo ubusambanyi buvuye mu mwana rwose. Yageze iwanjye pe, niba udafite uko ndakomvite nigira rwose. Byambayeho uvuga ngo no kubandi rero niba bibaho, ariko nge ndavuga ibyambayeho narebye atari ukubarirwa. We byagenze ute? Ibyo ngibyo iyo mubibonye nk'ababyeyi wenda kera twafataga abarimu nk'abarezi, nawe tukamufata nk'umubyeyi, mubona bikwiye ko umwarimu ajya kuryamana n'umunyeshuri? Niba ari isi yahindutse ndabamenye byari byo. Nge narize guhera mu wa 5 primaire, gutya mbite imyaka navutse mu 58, ariko ndakubwiza ukuri imyaka nize n'abize imbere yanjye nta hantu byigeze biba mu ishuri. Niba ari icyorezo cyateye, niba ari isi yahindutse, ndababwiza ukuri rwose. Abize imbere yacu nanjye aho nigiye ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho byo kugira ngo abana babyare ngo abarimu babateye inda. Ariko iyi myaka byabaye amahano pe, aya mahano rwose nge ndi kubona kuvuga ngo gacike ari ibintu bikomeye. Ukuntu hari ibintu bikomeye ni gutya, nge navuga ndi ndi umuntu mugufi, ndi umutindi, nta kintu ngira, ariko noneho nareba abana b'abakire nabo ngabona babyariye ku ishuri, ba diregiteri barahari, abarimo barahari, ko diregiteri ntabwo ari we ushinzwe gucunga abana bacu, niko dukwiye kubacunga. Diregiteri nge nanagiye hariya ku kigo cya hariya niho yigaga, si byagenze uteti ko umwarimu yantereye umwana inda bikaba byagaragaye, ubu turakora iki? Diregiteri ngo nanjye ngo ndabikurikirana, ahubwo sinzi uko byanagenze. Diregiteri ubwo bari bagiye kumufunga, sinzi uko byagenze, ariko ibi bintu rwose bije mu imyaka, niba ari ubwinshi bw'abantu twarumiwe, ni ukuri twarumiwe. Ababyeyi ni ukumirwa pe, n'amahano gakomeye nganjye, n'amahano gakomeye nganjye. Ubu udafite na metero nibura na hegitari imwe, ariko mfite abuzukuru bageze, turi abantu mu nzu 9, nge n'umugore wanjye n'abuzukuru 7 n'umuzukuruza, noneho n'umuzukuruza. Ako kaga kandi ndanuko nimereye, noneho ndanuko nimereye. Ni ikibazo pe. Leta yari ikwiye kujya ihana bari abantu ibi bintu, bakareba abantu bakwiye kutuyobora, akariyo batuyobya. Perezida wacu, umubyeyi wacu, yavuze ngo abantu bize nibo njiji pe. Yavuze ukuri. Hasi koko umuntu uzi akaga kariho kukuntu abantu bari kurya ku iyisi, ari kurya duhangayitse, agafata umwana w'uruhinja akamutera inda, yarangiza akamujugunya, kandi bikaba ku kigo kimwe, ikindi ibyo bintu bikabaho rwose. Ni ikibazo gikomeye. Muri rusange se abarimu nabo ko kera twanabitinyaga, abanyeshuri twatinyaga abarimu, tunabuba. Ubu ngubu mubona ibyo bakora byatuma nabo barera babuba? Ntabwo babuhara, ariko se iyo warangije gushaka umugore agufata 0, bivuga ngo n'umunyeshuri ndashobora kukubaha uri mwarimu. Waryamanye ntabwo yakubaha. Iyo warangije gushyikira umugore biba byarangiye, agufata 0, agufata nk'ikintu kitagira ubwenge, ari umugore wawe. Bivuze ko umunyeshuri amaze kurungura ku bwambere bwa mwarimu yaba kimwubashye gute? Se yamwubaha gute? Ntabwo yamwubaha. Kubera atamwubaha,
kubera ago maraso gabagahuye ku muntu ujijutse n'umuntu winjiji avuga ati burya twese turi ibigoryi gusa. Umunyeshuri ahita avuga ati na mwarimu burya nawe ni iki? Ni abwira ngo buti burya mwarimu ni ikigoryi ngange. Ni ikibazo rero gikomeye. Ikibazo gikomeye n'ukuri. Nishyiremo imbaraga bari abantu igibafunga. Igibafunga abazima basigare, abo bantu bari kwanduza isi bakanduza igihugu cyacu babafunge. Hasigara abazima. Nabo bana bagira inama ubundi bo bakwiyubashye. Umwana arashukwa. Gucyo umwana umubwiye ngo kora muntu kandi wabonye ukuntu inzara umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima bakamubwira ngo jya gutema umuntu akamutema nta kintu bapfa. Natwe niko dusigaye. Niko abantu dukwiye kuyobora abandi niko wagira ngo niko dusigaye tumeze. Yapite n'umugore nibura nguyu utarashaka yavuga ati reka ndebe numva uko bimera cyangwa ndebe uko bimera. Ariko umuntu ufite umugore w'ingumi agakenera umwana. Umwana ufite imyaka ingahe? 16. Gose barararanye byabaye ku manwa izuba riva banaraburana none uwo mwarimu yaratorotse. Baburanye umwarimu se yaraje baraburana. Nyine umwarimu uwo mwana age kumurega kuri ribu mwarimu ahita atoroka. Ariko se koko ibi bintu samahano kubona mwohereza abana ku mashuri barimo akabari bajya kubatera amada. Namana gakomeye kwa turibwira ngo abo barimo bajye babakanira bakwiriye. Ubundi kera wenda nawe ushobora kubutarize cyane ariko twese twagiye tugera mu ishuri ko byagenda kose. Kera ibi bintu byabagaho umunyeshuri ntiyatinyaga umwarimu. Nge nanabyumva. Ibiki? By'umwana kumwohereza ku ishuri umwarimu akaba ari umutera inda. Bibaye mbwi imyaka ngitanu. Naho mbere twagiraga ubwoba. Ukaba wagira ubwoba bwo kuvugana na mwarimu imbone ngubone ukagenda ufite n'isoni. None rero mu imyaka bibereye nusanze umwana w'imyaka 16 umwohereza ku ishuri ngo yacikirije amashuri ugasanga yagize ute bamuteye inda. Aramwoshesheje ubwo bukayi ububombo kubera n'ubukene bwose ugasanga muteye inda. Urukumva yagaze kwa urara amubwira ngo ngeneye kugufasha kandi adashoboye no kumufasha agari kugira ngo ngagira ute amutera inda. Yari afite umugore bavuye no mu murenge. None aramusize rero. Yaramusize arigendera. Ubwo mwarimu we arashobotse. Oya uwo mwarimu ni mubi. Dusigaraga dufite ubwoba no siko yamutenda afite 15 kandi afite n'umugore ufite n'umwana bavuye no mu murenge. Twese twarumiwe. Uramubwiraga ati nagira ukuvugisha cyangwa ikibazo wagize ujye umbwira ngiye ngigukemurira kugira ngo mwarimu atamufasha nava ngiye nyamugurira cyangwa nabandi abushobozi mfite akavavama. Tuba tuvuga ati yamwanduza sida cyangwa se za mitezi ugasanga uri kuvuza buri munsi. Reba nga uriya mwarimu yahise amutoroka asigarana ubukene butoroshye abandi bana no kumucyurira nawe urabizi nyine by'iki gihe.